uyu muntu ngomba kumwitaho kuko nagerageje ibyo ko gomba gukorwa byose nabikoze bari bamuteje ibintu ariko nabimukuyemo n'umugabo we bamubaza uko ameze yaramaze kwica abana ba abinigira kubera bamutezaga ariko ntibizongera kumwa gukundi nabirangije mbe cyo mwashaka kumbaza ni ibyo ngibyo ndabasaba byo shimwe yabashe kuba yampaye wasanga ari amadolari narimo ubwo myaka bangumeneye yego namwe mwarakoze mwatuvuriye umutware yagarutse mu rugo babagore bakimuka baragiye ubwo nyine yagarukiye urugo nyamuteze nyamuziga gende kwisase pasanye gende kwa dini gore cyasohokera gakike sasa kwa muti wanjye ukuze kukazi kujyananye kazi kujyananye nagufasha nakubana mu cyambi wese ndamusubije yakugendaga mu byose ndamusubije jyaga mu mutwe rikasakora rikavuze muti wanjye wiragwe nguyu uza gutsiritse kandi ntibikikugarutse mu kwenda kuvuye ndakuvuye umva mwihorere namufashe mureke namufashe Sirira hangaha ndi gushya. Namufashe umurahumwe. Sirira. Tuza nabifashe. Ntabwo uzongera gutaka kundi. Ninde ukomanga ko ndi kumwe n'abarwayi hano? Ninde ukomanga ko ndi kumwe n'abarwayi hano? Ihangane mfite umurwayi umeze nabi bihangane gatureka nze nkwakire. Ihangane gakeya. Yego. Cyagiye nkuru cyakugendaga byarangiye. Iyi miti muri ko muganga. Byarangiye byakugendagamo nabyohereje kwa banyirabyo. Ubwo igisigaye ni muza gushimira wa mugabo we rero muzamuze mwiteguye nzabereka no bamugize gutya. Nzamubereka senta mubereka nonaha uko ari wonge muvura uragenda umwondore niyo amara gukira uzaza uza gushima. Nta kibazo. Yego rwose. Tuze ntongeye kumukoraho iminota 15 amaze gukira. Wongeye kwakira abandi barwayi. Ndakuba mufite byihorere byarangiye. Ubonye ko mwamuzanye umuteruye mumuhambiriye. Ubu ni muzima nta gihambirwa bireba. Urabira wakatagihambiriye. Aramutambiriye abatarakira dore ni muzima humu ntacyo yabaye. Nta kibazo. Ntacyo abaho. Ntazongera kwirukanka ntazongera kuniga abana ntazongera kugira ikigo cyose akora. Oya abana rero bamaze abaniga ihangane ntabwo bizongera kubaho byarangiye ntabwo bizongera. Abana bajya bararahanga yirirwa bakubita abaniga nkajya nta ntageze humura byarangiye ubu byarangiye reka tuze akunda kunywa iki akunda kunywa fanta ndayimuha arayinywa tuje mu kaya gato. Yego umugabo wanjye remaze igerera razerera ndumva katekereje neza. Yego ndumva katekereje ko akeneye kubona umugabo we. Sheri wambonye wumva kari kukumva kakumenya. Yego tuza rero ngaho tuza. Yego tuza. Yego umugabo wanjye ari he ndamukwereka ihangane. umugabo wanjye ndamaze imisara wari warapfuye humura ntiwapfuye. humura ntiwapfuye. uza amafaranga mwihangane nakira undi muntu rero wa mugabo warawe wihangane nakira undi muntu umureke murwaye ahangaha utuze ndabikora byose birangira umutwarira amahoro. Nta kibazo. Jya kwinjira wa mubyeyi we unabonye umuntu w'umubyeyi ampaye nka rero ugarutse ino komera muraho amahoro iminsi myinshi ni karibu kufite ubwoba se? Oya ntabwo bafite kandi byakizanye wavuye mu rumuna waje muri Canada uriya Sierra ubwo rero nyine yari yambwiye ngo nkuzanire yambwiye ngo nimbasha kukugeraho umuvugisha muhamagare kugeraho ngo muhamagare. Yakubwiye ngo ikize? Yambwiye ngo nkuhamagare yuko mu rugo iwe se byarakunze ibyo natunganyije ndabizi neza. Warabitunganyije mu rugo iwe ni amahoro n'umugabo n'abana babanye neza. Umugabo n'ubundi yajyaga mu ndaya akajya gusaragurika hirya no hino umutungo wose yarawujyanye mu hirya hino. Ariko ikigaragara cyo nuko wabashije kumuvura ntacyo na kimwe nabonye cyakunaniye mu byo wabashije kugerageza byose. Reka noneho muvugishe
nabyo bamuhaye byangezeho ngiye gushaka uburyo nshinga mu ivuriro rikomeye cyane uzajya umenya aho usanga. ni ukuri pe wakoze neza waramuvuye bigenda neza agarukira urugo yita ku bana natwe nk'umuryango twese atwitaho. Nanjye niyo mpamvu navuze ngo reka nshimire muganga kuko yamvuriye umugabo neza mu gutumaho mukuru wanjye. Mbese nawe wabibonye kuko namukugejejeho nawe ugende wubaka ivuriro. Namubonye kandi nishimye cyane rwose wakoze cyane kuko warazirikanye ibyo nagukoreye. Natwe twarishimye cyane bagiye bayaturya bari benshi ariko we nasanze uri muganga pe nasanze uri muganga ureza abo bandi bagiye bayarya. Hari abantu bagiye batwiyitirira bagakora ibintu bitari byo bakatubeshya bakavuga ibintu bitari byo kandi twe byo dukora twe tuba tubizi ni gakondo twaba twarazwe n'ababyeyi bacu. Umva bari baraye amafaranga menshi ariko wowe rwose udahigwa pe uri mudahigwa rwose nabonye warabaze bose umuvura. Ushimira birenze uko ngushimiye rwose kuko wabigenje neza ndishimye. Oya nishimye cyane Imana izaguha umugisha rwose nubwo tuvura tukunda n'Imana. Abantu bibaza rwose uko byagenze kugira ngo agarukire urugo umva kandi batazi ibanga aho riri ariko ndajya mbarangira aho ibanga riherereye. Kandi ikindi imitungo yose y'urugo agomba kujya kumurikira atagize hirya no hino. Ntihagira igihinduka uzabimbwire mbimenye. Nanjye ndi kugenda mbibona rwose ko wabigenje neza muganga wabigenje neza cyane. Narabikoze uko niko mbikorera abanyamerika nkabikorera abantu aho ngaho iwanyu muri Canada isi yose nta utanzi yapfa kuba afite iyo nomero yanjye. Ndizera neza ko uyizi bihagije ntabwo nakurwa nyisubiramo uzajye yimpamagaraho tuganire byose. No kuri pe naje gusanga rwose uri muganga original. Nta kibazo turi kumwe n'abandi baranshimira ko n'ubu ndi mu kazi. Hari umuntu banzanye ufite ikibazo gikomeye cyo mu mutwe reka mpangane nacyo ubwo tubaza kunyura tuganire niba ngombwa mu masaha ya nijoro. Tabara reka nanjye mbe nkoreke ngiye mu kazi sira nibwo ngiye gutangira akazi. Sawa ngaho ugira akazi keza kandi nashimye. Ndabona mwarakoze ku buvuzi mwadukoreye. Sawa icyo nase ubwo butumwa bayakumpereye bwaba buri he nibyo byibindi kubona se utwaye. Ubutumwa yampaye no ubungu mbashe kuba mfite niryo shimwe yabashe kuba yampaye. Wasanga ari amadolari narimo. Ubwo myaka bangumeneye. Imana ishimwe cyane. Murakoze kandi waratuvuriye murumuna wanjye yarakize. Buriya hirya hino se twarazengurutse twarabuze umuntu watuvurira umuvandimwe ariko warakoze kuba araturwaniye ku muvandimwe. Oya ndishimye rwose. N'ikindi gihe n'ubutaha umuntu agiye abona umuntu umeze nabi nka kuriya yajya abasha kukwegera. Yego. Ahubwo inomero biri hafi. Inomero yanjye rwose biri hafi ntuyizi se? Ndayizi nta kibazo nuramura umunange nayo yayima. Oya naye nayo kwiherana ndi kumwe n'abantu hano barwaye barahari. Nushaka mwenye gusubiriremo ni 079 08 755 85. Ugasanga nta mushobora Venuste. Murakoze. None so ya nta kantu nkwakirije kandi nzaniye ishimwe sinzi ibyo ari byose ngombwa ngo bigaragaze. Ubu ni ishimwe ryanjye mwanteguriye. Kandi muri none yambwiye ko yakuntumyeho byiza. Nagero waruzanye ishimwe nitwa Nyiraneza Jeannette. Nitwa Nyiraneza Jeannette. Nkaba mba Kimironko. Uzakomeze ube inshuti y'umuryango ukomeze dusure nuzagira ikibazo uzajya umvugisha. Nanjye namumenyesheje ko wangezeho kandi nawe yambwiye ko yakuntumyeho. Yambwiye n'akabanga gakomeye ngo nshaka ugino bakamwivurira. Ngoro basina barakwishima. Sawa rero murakoze. Iyo mpano ugomba gukuramo ivuriro n'abandi barwayi bose bakajya bakugana. Sawa rwose murakoze nawe mubwire ngo nashimye muri Canada ari twavuganye bihagije. Nejo bundi nagira ikibazo muzampamagare. Sawa mwakoze cyane. Murakoze Imana ibafashe. Yego urabona ndacyari ufite umurwayi hano rero umerewe nabi. Nimba bawicaye aho ngaho tukareba ko namusoreza ibye tukanaganira bakanakwakira. Wanu n'ubushake bwawe ariko ntugire ubwoba ntacyo uri bube. Ndi muganga ntabwo ndi umurozi. Ntugire ikibazo turakomeza tuganire ninagize kumusoreza ndi kumuvura. Wowe se ko mwaje mumurika mugira mute mbona muzanye uyu mubyeyi bimeze bite ko mwaje mumeze nk'abantunguye bimeze bite byanyu? Mubyeyi ati muratugeza ahantu runaka ari ahubwo bandura banza ukore muri iyo envelope
ntabwo nanjye ngoremo nta muntu ndagira icyo mpereza sindamenya n'ibyo ari byo none murazanye ngo uhite ujyana ibyanza neza. Reka maze nisuhuza abantu, reka mbasuhuze mwese abakunzi ba Favugaz TV, ize komeze fresh cyane aho muri rya no kwisi meze mute. Turi aho babagabo bita ngo ni mu gicumbi kwa nta mushobora Venuste, twe tuzanye n'uyu mudamu mubonye, uretse ko dusanze nyine bavura umuntu ufite ngo ikibazo hano cy'uburwayi bwo mu mutwe. Kavuga tuti uyu mudamu abantu bajya bampamagara bati njyana kwa runaka nabaye umukozi w'abantu bose. Iyo envelope utaza kuyibika kugira ngo iri envelope ashyize hariya mu kabati wenda abantu banabibone. Iyo envelope twaza ngo n'uyu mudamu ubonye. None si uyu mudamu abazanye ngo ibyanza nembi bahe? Oya ntabwo biduha byose ariko urakoraho. Gute nyine? Reka njyewe mfite ibyo nkora nawe ufite ibyo ukora. Ujya kuza we yambwiye ko aje ari kumwe n'abashyitsi, ntigize ambwira kazi n'abantu baje kunsahura. Iyo envelope nta biri bukoremo ngo duhe. Reka ntabwo byakunda, nanjye ubwanye mu nshingano mafite ndeba ndi kumwe n'umugore mu cyumba kuri kubyo mbana nakoze bakaza kunshimira. Noneho bivuze ko ubwo ngubwo ubutaha utaka ngo ndangira kwa nta mushobora nuko umwihorera. Nushaka uzamureka nimushaka gutwara ibyo nakoreye rwose uzamwihorere kuko ibyo nkora birivugira rwose. Banza kwansuhuza abantu baba badukurikiye ijana kuri, ariko ubu ngubu ntago turimo turenganya uyu muntu urwaye, ntago umuntu namuvuye byarangiye ibyo nakoze nabikoze. Uyu ni imiti yanjye wiyitegereza cyane hafite natuzamukiramo ibyo namukuyemo nabikoze. Igisigaye no kugira ute no kuzaza bakanshimira kuko ntabwo namwe umuntu nanshimire baje bamuziritse ari umusazi akimeza atya ataramera neza ntabwo nahita mwamushimira. Wenda kuvura ukazibwiza ukanshimira nguko uyu munyakana daje kunshimira atumye muri munawe. Ese wafunguye tukareba iyo envelope. Ariko ibi bintu ko bitakureba urashaka kwiki wambaje ibyo ugomba kumbaza. Envelope ni nini yambwibanga nshaka kuzarivuga rigaragara n'isi yose. Ubwo abantu bashaka kujya kwa nta mushobora nta numwe nzongera kuhereza umwanya niba utari bumpeho bibwirire nomero bajya kwibariza. Ni 078 27 29 151 079 08 755 Ubwo ibikorwa byo kuvura uyu muntu reka dutanga umwanya uyu muntu abanza yitabweho. Uyu muntu ngomba kumwitaho kuko nagerageje ibyo kogoma gukorwa byose nabikoze. Bari bamuteje ibintu ariko nabimukuyemo. N'umugabo we bamubaza uko nameze yaramaze kwica abana abinigira kubera bamutezaga ariko ntibizongera kumwa gukundi. Nabirangije mbe cyo mwashaka kumbaza ni ibyo ngibyo ndabasobanurira.